rero reka nkubwire umva mama mu kazi kenshi ufite ujye uteganya n'akandi njoro. Yesu we ubika imbaraga zo gukora akandi njoro ntushake ko mbivuga mu mazina indaya mbaya kumwima biriya bintu ubu uri umugome kumwima biriya bintu ubu uri umugome. Imana izamane bikabije nanci inyuma nanjye nzabe naguca inyuma nawe Yesu ubwira aka kanya uvugishije ukuri uri he ndanze urukumbesha ntabwo ari uri kumwe n'undi musore njye ndabizi sha nyine ntabwo simirose ndose urukunca inyuma nyine abasore b'ikipe ya pare Kings Komani wemereye vakanse mu Rwanda Kings Komani wemereye ikibanza mu Mbogo Kings Komani vangwa Bruce Melody kwirimbire Kings Komani vayo washa diba kubyinira ndabyemerewe nibyo muba mu kugosora amabuno ngongo ya deda n'injye uyinweramo njye ukagira ngo niwe ufite umurizo wenyine. tujya gushaka tukakabura tugahita tugira gute tugahitamo kwicuruza ushaka abasore nkatwe none iyo bimeze gutyo rero twe tumaye kwicuruza ubuzima bukanga hari ingaruka zitugiraho turwara sida tubyara abana bikanga hakavamo no gupfa. Ego namaki ego ndakumva wenda umbaze ego mbaza nta kibazo ikere mu Cyongereza yitwa calculator ego ni calculator ego mbaza nta kibazo umuriro mu Cyongereza witwa moto Chira sachiza oyachira mubitasi mubita nimugashaka kumubita sande ntunkoresha amakosa yakore wiwi tangaza njya niyumvisha abakobwa muvuga ngo umuhungu ureba filime akarira ngo yanategura urugo niba nuwo nguwo ubu se nk'umuhungu koko ubipa umukobwa uwo yanakikopesha prudence mbwa gusa ubure ikintu uzashingiraho ugiye gushaka umugore ushaka umugore umeze gute nzashaka umugore w'inzobe bitwaye iki ni inzobe ni ubuyobe gusa uzareba cyangwa ibindi uzareba nzareba inzobe ndebe n'ahantu hatavugika indaya mbaye ndebe ko hameze ndebe nyine nimba bizajya bijyana n'injyana niko abyumva burya ntago buriya se ugiye gufata jihad na ndimbati ninde wagereranya nk'umugore ubwo se uzagira umunwa kugeza ryari ntazongere kuntera ivumbi ryo mu menyo kuko jewe ntago mbikunda wambwa fuck you ndimbati nanjye fuck off myself fuck you ndimbati nanjye fuck off myself nkunda gukora imibonano mpuzabitsina mba numva ameze neza iyo ndi kumwe n'ibyana nk'ibi byiza gutya tugahavinga sex mba numva ameze neza. nkunda gukoresha prudence nkayifata nkayambara nkarongora Hey, njya mbabwira mukavuga ngo jihad ni indondogozi. Oya, reka tujye tubahereza ibyanyu. Kate Bashabe nimubona ko yibitseho imodoka ya kaga. Hey, naho mwebwe muracyazunguza mucuruza intoryi z'i Kigali. Abakinnyi mwabarekeye Asna.
mukagisha inama Kate Basha mukareka kwigira za zezege ngo ntago mumuzi. Hello. Uzi gusoma? Ntago mbizi. Uzi kwandika se? Ntago mbizi. Nizi ikigoroba. Wese ikigoroba? Bo wigaga he? Njye nizi ikigoroba muri yiga. Noneho ndagira ngo tubwire umukinnyi witwa Sani agiye gutsinda igitego, ndagira ngo ubyogeze. Yego arawutwaye katauti chenga salupanga mukubisa katauti. Usko bikase mujye gusakoza nkawe ubwindaya muri mwe nibangahe mwandongoye mwazagiye mugasinya hariya. Icyambere cyo ngena nakubiswe na n'umunyarwanda naryamana nawe, you know why? Sinzi ngo ninde mwene wacu, sinzi ninde niba naryamana musaza wanjye cyangwa papa, I don't know. Ubwo twaryamanye twahure muri piscine ntwari nda yanjye. Gari ngombwa niba ukunda ikintu kivuge. Kuba navuga nkunda sex nta kosa nkoze. Ubu se ushobora kubishaka ugahamagara umuhungu? Of course nabiko. Wari wese wamuha? Wari wese nabishatse namwe. Mbanye yose ndafata kubera bambwiraga ngo ndingage. Nge ndinda ya pe ndashakisha. Gapfe nawe gahambirwe. Jewe haba ijana rirabara kuko ndacyo naranguye. Yesu we indaya mbaya. Ubu ndwagwijana urakimu? Ndakimuha kwa tako. Jihad ubundi tumuzi nk'umusore wigize nk'abakobwa. Yesu kuri Ndimbati ngo niki navuga kuri Ndimbati se ndajya kubivuga ari nge na Jihad uriya urebye wasanga umusaza ari sanyanke uzankunda ntagize uri muri babandi bita batinganye. Burya n'abatinganye n'abana. Burya n'abatinganye n'abana. Ubu igihe kuva natangira gukundana nkundanye n'abahungu bane. Bose se mwakoze ibintu? Yego. Ndashaka umbwira ibitutsi bitanu. Wumva watukana ukumvura watuka umuntu ukumvura uranezerewe cyambere. Kanyoko. Ubuse shama bayeho muti. Tubayeho neza bashiki banje baraho ninda zitereye aho. Natwe turaho tunkura umugi, ubu turara tutariye, turara hanze tugafungurwa, turaho mbese byo nta kibazo dufite. Uri kiwerewe. Turya pati nacho wasutugwira. Abakobwa bafite ubushuhe n'abasore bafite ubushuhe. Hayi bafite ubushuhe. Ntabwo uzi gutereta mu ijoro kubwo ntabwo uzamwishyura bindi ngo wambabarira ngo sheri ngo ya ayo magambo sinayabona. Yene nzamubwira amagambo make ngwino tubane niba udashaka igende. Bakunze kuvuga ko abastari banakundwa n'abakobwa. Ari nawe nyambwira nkabona bari kunyidundaho n'akazi kabo. Nicyanza bibongenye. N'Imana nta mugore igira. Nagusobanure yuko ngewe nyikiva kugisika cyama. Ibyo kugisika cyama mama wanjye. Mituberi wayikura he? Mituberi. Njye narababwiye Islam abantu batangira kwa madusi mu makwe. Ngo bajya gutanga amakado ngabo biganye wallahi. Ntago bamusoma. Kabisa. Wallahi namukuye amafaranga yanjye ntago bamusoma. Kabisa ndabikubwiye. Keretse warafashije kumukwa. Nabwo warafashije ntibamusoma kuko ninjye bahaye ikiganza kari umugore wanjye. Tuma Islam umuntu ujya kwangwa umugore wawe uramenya muri podium ngabo biganye muri Erika ibisore bikaza kigatinzaho umunwa abantu. Nundi muhanzi nemera ubundi cyane ariko nemera uriya muhanzi bita namwita ndi harya nyibutsa
kandi ari wo muzi Lidiya we reka nkubwire bire Lidiya we ufite akamaro kenshi kuri njye reka nkubwire Lidiya ndagukunda reka nkubwire sha reka nguterure ngukunde kuko umeze nza gukunda nguterure ngutereke kuri moto nkujyane Gitarama nkugurire igitenge cy'igitenge cyawa gisinda gaswi mura buri munsi nka Joshua mbakangurira nyaboneka mujye muvugisha ukuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubu ubwo mpagaze ahangaha ndi umwambuzi wa Rwanda Authority Revenue. Iki? Ndi umwambuzi wa Rwanda Authority Revenue.